niba atari ibanga ibi biti no gushingirira byagutwaye amafaranga angana iki? Kuko abakunzi bacu bakeneye ko tubabwiza ukuri. Oya n'ukuri angana babwiye ko nzababwiza ukuri ikintu cyose kugira ngo n'umuntu abijyemo yabaze buri kintu cyose. Ahangaha sa nuvuga cyane ku buryo ahangaha rwose biri hafi nk'ijana cyangwa mu ijana. Gushingirira ni 100,000. Abantu babiri bashobora guhinga inyanya zimwe mu gihe kimwe ahantu hamwe ariko umusaruro ntubumwe. Niyo mpamvu abakurikiye Mr Tech Rwanda buri gihe mfata urugendo rwo kujya kureba umuhinzi wabigize umwuga mukunze mwese munamenyereye agronome Ferina kugira ngo twigishe uko bahinga inyanya. Ubushize niba mwibuka neza mu kiganiro cyahise twasanze yatwigisha uko batera imiti, uko bazitaho, ariko nagarutse kuko ziri ku ikindi cyiciro. Uyu munsi muri kubona ko zirashingiriwe. Iki giti murabona ko ni igiti cyo yashingiriye, ariko hasi murabona ko hari urunyanya. Ninza hano nanone murebye ku rundi ruhande hari undi murongo nanone urashingiriwe. Ibyo byose nibyo byanteye kujya kumureba kugira ngo mubaze ngo ubu buhinzi dukomeje gukurikirana twigisha abandi bantu uko bukorwa, niki kuki wahisemo kuzishingira muri ubu buryo ntuhitemo ubundi buryo? Ese ibanga ni irihe? Iki gice tugezeho uratwigisha iki kugira ngo tukigireho mu buhinzi bwacu bw'inyanya? Tutayikoze gutya niki twahomba? Ibyo byose nibyo byanteye kujya kumureba. Reka tuganire nawe, muraza gukunda iki kiganiro. Nkuko nawe babwiye, ubuhinzi ni ubuzima. Ucuruza imyenda, utwara indege, uwo wese akenera kurya. Niyo mpamvu iyo nkora izi video mujya mubona genda ishima cyane, ntago ngira ubunebwe, bintera morale. Ndabasaba gukora subscribe tukongera umuryango mu kohereza abandi bantu bashaka guhinga inyanya uko babikora, tukazageraho natwe kuri buhinzi bwa kinyamwuga. Mureke tugendane. Agronome Ferina ndagusuhuje. Muraho neza cyane. Muraho. Ndagushima cyane kuko ukomeje kutwigisha. Abantu batangiye bareba ibiganiro bya Mr Tech Rwanda batarumva impamvu, ariko nyuma baza kumenya ko ari ukugira ngo impamvu yayo ari ukugira ngo bige uko bakora ubuhinzi bwa kinyamwuga. Rero niyo mpamvu ndi kugushimira ko ukomeje kuduha amasomo. Ariko namwe ndabashimira cyane Mr Tech Rwanda. Yego. Ku mpamvu nk'ebyiri. Yego. Nabasabye ko wenda ko tuzagendana. Yego. Tukagendana muri iri shuri. Yego. None urabikora. Kandi ikindi cya kabiri nuko uko wasezeranyije abanyarwanda ubagezaho koko ayo masomo. Ndabashimiye cyane rwose. Urakoze cyane. Mperukano mu cyumweru gishize niyemeje ko tuzagendana, kandi narabigusabye urabinyemera muri urugendo rw'ubuhinzi bw'izi nyanya. Mperukano rero mu cyumweru gishize utwigisha uko batera imiti. Yego. Uyu munsi rero nateye akajisho mbona washingiriye. Ndavuga ngo ngomba kugusura ukadusobanura kuri iyi mpamvu cyangwa se uburyo bwo gushingirira, impamvu yo gushingirira, ni izihe tekinike zo gushingirira, ni irihe banga ryo gushingirira cyangwa inyungu zo gushingirira izi nyanya. Nicyo kingaruye hano kugira ngo tuganirize abadukurikiye kuri iki gice cy'iri somo. Okay, murakoze cyane. Yego. Ngira ngo ubushize wasanze twaganiriye ku bijyanye n'ibijyanye no kubungabunga inyanya. Yego. Ariko none ubu ngubu dusanze tugeze ku cyiciro cyo gushingirira. Yego. Kandi hazakurikiraho n'ibindi byiciro. Yego. None nta guciye mu ijambo. Murakoze cyane. Ahanga kuki wahisemo gushingirira izi nyanya? Nari nzi kuzazihinga nk'izindi njya mbona ntushingirire, ariko namenya amakuru, niyo mpamvu nje kugusura mbona washingira. Kuki wahisemo gushingirira? Nababwiye ko inyanya zibamo amoko menshi. Yego. Izi ngizi ni izishingirirwa. Yego. Izi ni izishingirirwa noneho zigashingirirwa mu kirere cyo hanze, atari muri greenhouse. Yego. Ni ukuvuga ngo urareba ahangaha izi nyanya zacu zimaze ibyumweru 2. Abakurikira ibi biganiro ngira ngo tuziheruka turi kuzitera, dukurikizaho gusasa no gutera imiti. Yego. Ubu muraza kubona ahangaha ibintu bisa n'umweru. Ubu ngubu tuba twaziteye imiti kugira ngo tuzirinde ibyonnyi, tuzirinde n'uduhumyo. Uduhumyo. Yego. Urakoze cyane. Ubu rero icyiciro tugezeho nicyo gushingirira. Mu gushingirira inyanya habamo wenda uburyo bwinshi. Yego. Nko muri greenhouse wenda haba hesitayemo ibintu byabugenewe, haba hesitayemo imigozi igenda hejuru n'ibyuma bishinzemo. Noneho tugakoresha imigozi igenda igafata urunyanya. Asa n'ugasubiramo ku kantu ku buryo bwa demonstration cyangwa se busobanuye. Ndavuga ni nk'ama greenhouse, ariko no hanze birashoboka. Yego. Mu ma greenhouse azanamo systeme y'uburyo bwo kuzizirika. Ni ukuvuga ngo ni ibyuma biba bishinze nk'uko nguko ukurikire.
yego ibyuma biba bishinze gutya bifite metero nk'ebyiri cyangwa se kuzamura urabibona biba bigiye nabyo bito umurongo nk'uko nguko yego ariko byo noneho biba bifiteho amafire galvani biba bifiteho utuntu tw'imigozi y'ibyuma itambika ikavaho greenhouse ihe itangirira ikagenda ikagera ku mpera kuri buri murongo wahinyanya zaterwa no kuvuga ngo rero icyo gihe bo ntago dukenera izi mushingiriro dukenera imigozi yego wenda nanga tuzayikenera imigozi yo kuzirika kugira ngo zigende zizamukiraho ariko ntago tuzakenera imigozi iva hejuru ikagenda igafata ku myanya no tukagenda tuzizamuriraho mwitegereza ahangaha iki giti cyacu murakibona yego murabona ko gikomeye gifite imbaraga uru runyanya rwacu ubwo muruheruka rwari rutoya none dore ubu ngubu murabona ko rwarabije ibyo njya mbabwira rwose mukurikirana no masomo buri cyumweru uzagerageze wenda umwanya ku buryo tuzagera aho urunyanya ngenda usarura murebe ukuri kubivamo murabona ko uru runyanya nashinze igiti kare kugira ngo ntazarubangamira mu gihe nzaba duziritse umugozi ubu ngubu nzahita mfata umugozi hano ntawo nzanye mpite nduyobora kuri iki giti cyacu uko none ruzajya rugira santimetero 20 ngenda ndufungaho zamuka santimetero 20 ndufungaho 20 gutyo ruzamuke rugere rwagera hano hejuru no kuvuga ngo ndashingira urunyanya rwanjye ngiye kuvuga ibintu bibiri naho nunguka cyangwa se nahomba utarushingiriye ntarushingiriye urunyanya murabona ko hano hasi wenda nuko imvura itari kugwa murabona harumye nibyo byandi nababwiye yuko inyanya kuzikurikirana kuruhinja murabona ko zisa neza izi nyanya zanjye ziravomererwa buri gitondo uravomerera murabona ko doya nimurebe n'umukungugu dore ubutaka bwawe mukungugu ariko urebye urunyanya rwanjye murebe urutireba rurayaga rumeze neza tugusanze uri kuvomera ubohereye sangaho uvomera nahereye mu gitondo hasanga isa nuvuga cyane nahereye saa 12 za mu gitondo ndi kuvomera saa 12 za mu gitondo yego none ubu tugeze saa 5 urumva ni amasaha menshi nk'amasaha 5 ni akazi kenshi ni ukuvuga ngo nibyo ndi kwereka abantu ko iyo uri guhinga inyanya ntabwo ugira ubunebwe ni ukuvuga ngo urumva ko yahereye saa 12 avomera tugeze saa 5 ni ukuvuga ngo we arimo aravomerera ariko hari umuntu uri kuvoma ntabwo byose yabikora avuge ngo kuko amazi ntari hafi ni ukuvuga ngo rero nicyo mbabwira ngo iyo wahinze inyanya ntabwo ugira ubunebwe nimba umuntu yahereye saa 12 avomera akagera saa 5 ari kuvomera ibyo byose n'imbaraga bari gushyiramo kugira ngo umusaruro uzaboneke umuvomera kangahe mu cyumweru buriya dusiba umunsi umwe ubundi tuhera ku wa mbere nk'ubu turavomereye ejo ntabwo tuzavomera dusukamo amazi menshi ku buryo araramo umunsi wose akanererwamo ubu nzagaruka ku wa gatatu mpere mu gitondo ngeze saa 6 n'ubundi ntayo mu gitondo ugeze saa 6 ibi ni byo nshaka kwereka abantu ko abantu bagira ubunebwe n'iyo ndwara turi kurwanya niba umuntu ari gukora aka kazi yishimye urabona ko n'inyanya nazo nizera azamwenyura nicyo ndi kubereka rero ko guhinga inyanya ni ugushyiramo imbaraga kandi umusaruro ugira gute uraza ni ukuvuga ngo urwitaho reba nta dukoko turiho urwitaho ukarukurikirana ikintu cya mbere rero gituma dushingiririza inyanya ari nacyo gituma abaturage bahinga za nyanya ngufiya nabo basasira buriya binabaye byiza burya bafata ibintu bimeze nk'utuntu tw'udushami bakajya bagenda barutega gutya kugira ngo rudakora hasi iyo rukoze hasi rurwara iki rurwara indwara ziturutse ku duhumyo biturutse ku butaka zikagira gute zikabura urunyanya rwanjye rero byo birumvikana nzagenda dukiza ibi bisambo kuko nayo babwiye buri munsi dore ngaha dore reba ngibi ngenda mbikuraho ngiki ngikuyeho kuba batabizi ni utu dushami duturika hasi nkahita none nkata iri shami ubu ntacyo riba rikimariye iki kibabi yego dore naka ngaka nagasamba yego n'iri shami ubu ndayikata ntya murabona ko urunyanya rusigaye ruhagaze yego nzahita nduzirikira ngaha ubiteho umugozi none ngenda dufunga ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere nzaba nirinze nzaba nirinze za ndwara z'uduhu icya kabiri rero izi nyanya zishingirirwa iyo rukoze hasi umusaruro uragabanuka uragabanuka na cyane ahubwo mbibabwire
sa n'utwereka urunyanya rwera ruzagera nka hehe uhereye ku butaka kuzamura ruzaba rugera nka hehe ruba rufite hejuru ya metero n'igice ubwo bivuga ngo awufashe niho ruzajya kuvuga ngo hari n'urwasumba hari n'urwagusumba bivuga ngo izi nyanya uzazisarura paka zigeze aho ngaho hejuru ubu niyo mpamvu tuvuga ko igiti kigomba kuba kirengeje metero ebyiri igiti uri gushingiririsha cyangwa se izo ndodo zacu zigomba kuba zifite metero ebyiri uhereye hasi urakoze cyane aha none umva ikindi nshaka kubaza rero urabona utubwiye ko hari abajya bakoresha ibiti binini nko mu green house cyangwa hanze nari ngiye ukageraho hanze nanone dufite indi system dushobora gukoresha nkurikira sa nkunkurikira yego duhereye hano dutangirira umurongo wacu aha ngaha tuhashyira igiti kigize gute gifite imbaraga yego tugishyira hano tukaza tukagenga nka metero nka zingahe yego tukarenga nk'inyanya nka 1 2 3 4 5 6 mukarenga nk'inyanya 6 tugashyiramo ikindi giti gifite imbaraga yego tugakomeza gutyo mpaka uyu murongo wacu ugiye ukagera hepfo no ku yindi mirongo bikaba uko nguko noneho tukajya ducishaho iki kuri bya biti byacu tugacishaho icyo bita ngo abafundi bakita ngo file galvanize n'umukwege mukwege noneho kuri wa mukwege wacu tukajya tumanuraho indodo ubu buryo rero nifashishije nabaze igiciro cy'ibyo biti mbara n'intuza kandi uno murima ntabwo nzawusubizamo inyanya ni ukuvuga ngo nsange installation nsanga ubwo buryo bwantwara amafaranga menshi kandi ntazasubizamo iki ntazasubizamo izi nyanya kuko dukora icyo bita rotation guhinduranya ibihingwa kuko nk'ubu ngubu hano sinasubizamo izi nyanya nzata nshaka ikindi kinyuranye n'ubwoko bw'izo nyanya utagasimbutse ni nk'iki kiza ahavuye inyanya wahinga buriya ushobora gushyiramo n'ibigori yego kuko ntabwo ari mu bwoko bumwe ibinyampeke ni keza ko murakoze cyane ubu sinashyiramo ibirayi yego ni mu bwoko buriya banitegereje iki kibabi cy'urunyanya urabona ko gishishe neza urebye neza wagira ngo ni nk'ikirayi wagira ngo ni ikirayi cyakunze yego utu ni twa tunuza twagenda nkuraho urakoze cyane waruvuze ko rero ubwo buryo bwo gukoresha amafile galvanize sibwo wakoresheje buriya muri green house kubera ko twita tuyisukura ku buryo buhambaye kurusha no kongera ugasubizamo inyanya kubera ko ziba zahinzwemo ki igitaka kiva hanze n'ifumbire ikava hanze ugahinga mu mifuka urumva ni ukuvuga ngo green house uhita wongera ukayitera imiti ukica amabagiteri ukica za mikorobe ukica udukoko turimo ukazana andi mashashi make ukazana n'ikindi gitaka gishyashya niyo mpamvu muri green house ya system ihoramo y'ibiti bishinze n'imigozi itambitse hejuru y'ibyuma bishinze n'imigozi ihoramo none aha ngaha twebwe rero urumva iyo cost twaba tugiye icyo giciro mu mbabarire icyo giciro twaba tugiye gushyira muri uno murima wacu kandi tutazakomeza ngo tubikenere murumva ko cyaba ari igihombo niyo mpamvu rero nahisemo ubu buryo ureba ibiti bifite imbaraga ku buryo rwose usanga izi nyanya zacu urabona ko izi nyanya zacu zimeze zo no kuzegera noneho murebe zarabije ziri kurabya muri ubwo buryo bubiri rero ari ugukoresha uburyo bwo gushinga igiti ku runyanya aribwo buryo turi kubona hano ari n'uburyo watubwe bukunze gukoreshwa mu green house aho bafata ibiti bakabishinga ibyuma bakabishinga bagatambikaho imigozi inyanya zikayazurira ku migozi bagiye bamanuraho niki gihenze niki gihendutse aha ngaha jewe nahindukiwe n'ibi ngibi nubwo wenda nabyo bitoroshye kubona ibiti ubu biragoye iki ni igiti urebye banakuye mu nzira cyakagombye kuba wenda mu mezi nkangahe kivamo igiti ntabwo byoroshye cyane ariko ngiye nkurikije umusaruro nzavana ahangaha kandi muzawubona nkurikije umusaruro nzavana ahangaha ntabwo bihenze nimba atari ibanga rero ubu ngubu uyu murima urimo inyanya 700 n'imisago abantu bari kubona urashingiriye wose reka ngene mbyerekana niba atari ibanga ibi biti no gushingirira byagutwaye amafaranga angana iki kuko abakunzi bacu bakeneye ko tubabwiza ukuri oya n'ukuri angana babwiye ko nzababwiza ukuri ikintu cyose kugira ngo n'umuntu abijyemo yabaze buri kintu cyose ahangaha sa nuvuga cyane ku buryo ahangaha rwose biri hafi nk'ijana cyangwa mu ijana gushingirira ni 100.
kuko ubwo urumva naguze izi mbariro yego ngira abantu bazishinga bazikokora tugira gute barazitwara turaza turashingirira gushingira ni 100 ariko ibi biti watubiye kuzongera ukabikoresha ibi ngibi ntabwo nakababwiye impamvu nahisemo izi ntusi yego mu by'ukuri ushobora no kugenda ugashaka ibindi biti bitagize ariko izi nyanya kuko ngiye gukomeza nzakomeza nzahindura umurima yego ibi biti iki giti nzagikuramo mu kirebe namwe ukuntu kireze none se nubwo hasi haribwa nakongera nkacunga nkongera nkagikoresha aha inshuro byibura yego iki giti nzagikoresha kugeza ku inshuro ya 3 utubwiye ko umaze gushoramo 100 mu gushingirira tudashyizeho igiciro kindi cy'umwayi igiciro cyo guhumbika igiciro cyo gutera uzunguka agronome ntabwo bihenze mbese nimba naraguze amashashi yo guhumbikamo ikiro ni hagati ya 3,500 umwayi wambwiye ko watwaye 38 n'ibindi naguze udupaki 11 bifata wenda na transport n'iki ntabwo bihenze icyo zarimbajije nkanjye utazi ubu buhinzi bw'izi nyanya ushobora kumva ko wakoresheje ibihumbi hafi 100 byo gushingirira ngahita abantu igihe sinabikora kuko ndi kumva ibi nzongera mbikoreshe niyo nyungu uretse no izi nyanya giye zizavanamo ibyo nashoyemo ariko ikintu mfitemo ahangaha cy'inyungu nuko ibiti nzongera nkabikoresha nzava kuri uyu murima nimukire ku wundi oya tuzakomezanya rwose muno n'umurebe ndashaka gukora extension njye gushaka kwagura ubuhinzi bwawe bw'inyanya yego urakoze cyane rero urumva abantu benshi baranyandikiye muri commentaire ku kiganiro cyabanje bagushima ko uri umwarimu mwiza iyo commentaire ndayitanze ikindi nanone ikindi bagushima ko uvugisha ukuri oya ni ukuri iyo commentaire ndayitanze none ikintu ushaka kubariza abantu badukurikiye sibyo watubiye kuri izi nyanya ni F1 ari abantu benshi bataramenya neza F1 n'izira nyanya ngufiye ese mu by'ukuri reka bisa n'ugasobanura ku buryo busobanura bw'umuntu wo hasi wibere mu cyaro abyumve uri Nyaruguru Igatsibo ariko baraza kubyumva no mu bigo nabo basigaye bazi icyo bita hybride yego hybride yego cyangwa se izo F1 tuvuga F1 terme ndaza kwisobanura reka mvuge hybride none ndaza kuvuga ku buryo buri technique yego izi nyanya yego ni inyanya ziba zarakozwe ku buryo bwa gihanga yego ku buryo zitanga umusaruro kandi zikanagira ubwirinzi zitanga umusaruro zikagira ubwirinzi buri hejuru ziba zarakozwe ku buryo zitanga umusaruro mwinshi yego kandi zikagira uburyohe zikagira n'ubwirinzi yego icyo rero kijyanye na F1 ni ukuvuga ngo ni igipimo cya mbere ni ukuvuga ngo ni karite ya mbere yego y'urunyanya ni ukuvuga ngo niyo mpamvu yego izi nyanya zacu bararurebe neza rwose barebe yego ndi kurubona kurwereka nyuma y'icyumweru nyuma y'ibyumweru 2 yego zarabije hari n'urwarabije ndaje ndubereka hariya urabona ko n'urunguru none ubu ngubu bigeze ko ntumpitangira gute yego mpita ndushamikaho hano urwagiye urunguru no kuvuga ngo icyo ntarakirangiza yego icyo bavuga ngo ziba zihinduye ku buryo cyangwa umusaruro zikanagira gute zikanagira n'ubwirinzi yego niyo mpamvu izi nyanya tubabwira ngo utubuto tuvuyemo yego mukadukongera nk'ukongera ngo dutere utubuto tuvuyemo wikongera kudutera ziba zamaze guhinduka ubwo ziba zimaze kuba nka F3 cyangwa ibyo bintu ngeze kubisobanura ku ngurube ibyo bintu ngeze kubisobanura ku ngurube nuko ngo baturage bakunda gufata inyanya aguze mu isoko nanjye nigeze kubikora narengeze akavuga ngo ndagura inyanya mu isoko nze zihumbike nzitere ngazazigura kwa Ferina yego na agronome naramubonye afite umwayi mwiza yego buriya zimaze amaze guhinduka yego ushobora kugenda rwose ukahita ubonera inyanya ati mugronome aratubeshya mbarangira ahantu mugende muzigure muze hano tugere inama mugende mugure umwayi wizewe yego leta y'u Rwanda buri iradufasha yego bakabanza bakabipima yego bakareba ko nta kibazo gihari yego hanyuma zikajya ku isoko izi nyanya rero ntabwo zivaho ubwo ni ukwango nta F2 ihari F2 nta ihari kuko F2 ni ibyahinduwe original ni F1 biraza kuzana ibindi biraza kubyara ikindi kintu kibazo
aha none rero kuko icyari kingendereye ni ukugira ngo abantu bamenye impamvu washingiriye, watubwiye ko ari ukugira ngo wongere umusaruro, inyanya zizamuke, wirinde indwara, yego, kongera n'umusaruro. None ikindi rero ntari nagezeho, murabona ko izi nyanya zacu inzira muri ndebera hano, inzira iraturuka kuri iriya nzu, hanze umubona hari epfo y'amategura, inzira ziraza, inzira ni iyi ngiyi ndimo, yego. ubu ngubu inzira ntago ari gutya, inzira ntago ari gutya, nkurikira, inzira ntago irinda gutya, inzira zacu ziri gutya. Ubu izi nyanya zacu zizaba zifatiye kuri ino migozi hangaha. Kuki wahisemo guhinga izi nyanya ku mirongo izamutse? Ku mirongo izamutse, guhinga itambitse. Nimba witegereza hano hepfo hari igishanga, yego, sibyo? Yego. Hano hejuru y'umusozi, yego, umuyaga uhuhuturuka mu gishanga ugana he? imusozi. Ariko sinari nkazi nuko ubaye mfukaje. Yego. Izuba ryacu rirasira hariya rikarengera hehe? Rikarengera hariya. Ni ukuvuga ngo izuba ryacu ricamo ahangaha neza, n'umuyaga wacu ugacamo neza, ubyumve neza. Ni ukuvuga ngo ureba ibyo bintu, inzira nimba izagenda gutya bikurikiza izuba, nimba izaca gutya, ubwo urumva rero inzira zacu zibusanyije, yego, zikagenda gutya, tugafunga aho umuyaga uzaca, niko kwa kundi uzasanga inyanya zitangiye kwituma, turawureka umuyaga ugahita. Ni uko zikunda uko umuyaga uhuhemo uhita ugende, urumuri rucemo neza, yego. icyo ngicyo nacyo muracyumvise. Urakoze cyane. Ni iki kintu wabwira abahinzi ba abakunzi ba Mr Tech Rwanda, cyangwa se abagukurikiye bakunze bagenda bareba ibiganiro byawe, ni nk'icyo wababwira muri ubuhinzi bw'inyanya? Uretse no ku nyanya no ku bindi bihingwa, no kuri za voka zanjye, ndagira ngo ntibacike intege. Ikirere wenda turabona kigize, ariko byanze bikunze izuba ryabaye ryinshi, ariko icyo nababwiye, nimba hari n'abaguza voka bakazitera, niba hari n'abafite ukuntu bahinze n'ikindi, tugerageze dushyiremo imbaraga, twuhire rwose. Yego. Niyo mpamvu buriya tugomba guhinga kugira ngo twunguke, tugakurikiza inama abagoronome batugira. Yego. Ikirere cyacu kirahinduka, ducika intege. Yego. Urakoze cyane rero abakunzi ba Mr Tech Rwanda, murumva ko urugendo rwanjye rw'uyu munsi kwari kugira ngo tubaze agoronome Ferina impamvu yashingirira akoresheje ibi biti byo gushinga kuri buri runyanya. Atubwiye ko impamvu nta yindi, nibyo bihendutse ugeranije n'ubundi buryo bwo gushyiramo ibiti binini. Kandi nanone ntaguciye mu ijambo gatoya, yego, ndagira ngo ndebera nko kuri urunyanya cyangwa uca bugufi, yego, uca bugufi, ndagira ngo rwose uzihangana, dore ka gasambo kanjye ngaka bakuramo, ntabwo ibibabi tubimaraho kugira ngo bya bindi nababwiye, ibibabi bikenera urumuri kugira ngo bibashe gukurira ibibitunga, cyane nababwiye ngo ni photosynthèse. Ntabwo niyo tukata ibibabi ntabwo tubimaraho, ntabwo tubihenebereza, kuko ubihenebereje igihingwa ntabwo cyabona uburyo gikurura imyunyu, ngugu n'ibindi bitunga igihingwa. Nagira ngo rwose uzihangane. Urabona ko urunyanya rwanjye rwamaze kwegera igiti, urabona ko harimo santimetero 10. Impamvu iki giti rero nagiteye harimo umwanya, nagira ngo iyo shaka abandi we yahitaza akagishingira, urabona katatangira akamuzeka. Yego. Ibyo bintu muzabikore. Yego. Murabona ko hagiye harimo umwanya hagati y'igiti n'urunyanya, mba nagishinze kirakomeye, urabona ko gikomeye, ntabwo agishinguramo ngo kizazamuka kugira ngo urunyanya rutazagwa. Ubu urabona ko urunyanya ngiye gusukamo amazi, mu cyumweru gitaha uzaze noneho nkwereke tekinike zo kugenda turufunga. Urakoze cyane. Ndashaka kubabwira rero, ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi yajya duhamagara. Kandi nanone ndashaka ko mutubwira ngo niba iki kiganiro cyagushimishije, nyandikira ngo cyanshimishije. Niba kandi wifuza ko twavuga ku bindi bihingwa, wajya utubwira. Ariko icyo mbashimira nuko umuryango ukomeje kuyaguka, mukora subscribe, mukora like, mukana no kukazogera ku buryo mubona notification z'ibiganiro bishyashya. Ariko natwe nibyo twiyemeje kugira ngo ubuhinzi tubuhindure ubw'umwuga, tureke gukora ubuhinzi uhereye ku bigori ugahera ku bijumba, tureke gukora ubuhinzi bwa gakondo cyangwa se ubuhinzi busanzwe. Mukore subscribe, like na share. Ndabakunda cyane, namwe kandi mukomeje kuyeka ko munkunda. Ibyo byose ni byiza munyifuriza, kandi nanjye nibyo mbifuriza byo kunguka mu bikorwa byanyu. Stay tuned.